Ni abaturage bo mu murenge wa Bugeshi barimo n'abayobozi b'imidugudu ihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko abagore n'abakobwa bashakiye mu Rwanda bitaborohera kubona serivisi z'ibanze zirimo iz'ubuvuzi ndetse n'irangamimerere, aho usanga ngo n'abana babyaye baba batanditswe mu bitabo. Mfite urugero rw'umuturage witwa Pasika, afite umukongomani yabyaranye inshuro zirenga 2, ariko serivisi yo kubona irangamuntu ndayo bitewe nuko aturuka mu gihugu cya Kongo. Mu bintu bigaragara rero mu bana bo yabyaranye nawe abamwandika ku mugabo, none kurangamimerere abo bana babyaranye nawe bakamwandika kurangamimerere y'umugabo wagasigara. Duturanye na Kongo umupaka cyane ngo muri Mutovu nta mupaka uhari ugaragara, umuntu wateretana n'uwo bagahita basangana. Hari mu Rwanda bafite ikibazo cyo kuba atari umunyarwanda, hari no muri Kongo bafite ikibazo ko nta byangombwa abonayo. Iyo bari kubara Kongomani bamubarura, babarura abanyarwanda nabwo ntibamubare ko nta ndangamuntu bafite. Bashingiye ku kuba hari abamaze igihe kirekire mu Rwanda, Munyaneza Francois Xavier, umukozi ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Bugeshi ahiganje iki kibazo, yasobanuye ko kumara igihe kirekire ku butaka bw'iki gihugu bitaguha ubwenegihugu bwacyo, ahubwo asaba abaturage kwaka ibyangombwa bibemera kuba bahari mu buryo bukurikije amategeko. Uyu munsi no kuba ari hano atagira n'ubwo burenganzira bundi busanzwe nk'umuntu ugomba kuba ahari afite visa CPG ashobora kuzisanga wa mugabo asigaranye abana, ubwo akabura iki, akabura umugore we yakundaga. Nuvuga ngo mu gihe batari babona n'ubwo bwenegihugu nibahabe mu buryo buteganijwe n'iki n'amategeko, kubera ko immigration itanga ibyangombwa byo kugira ute byo kuba baba bahabaye mu buryo bw'agateganyo kandi bafite n'ubundi burenganzira bwo kuba batagira ute batahungabanya. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Munirwa Prosper yavuze ko umuntu wese agomba kuba ku butaka bw'u Rwanda afite ibyangombwa byuzuye, agasaba abo mirenge ihana imbibi na Kongo mbere yo gushakana n'abanyekongo kujya bitonda bagakurikiza amategeko yose asabwa umunyamahanga uri ku butaka bw'ikindi gihugu. Abanyarwanda batuye Bugeshi, batuye Busasamana, batuye ku mupaka bagomba kumenya ko muri Kongo ari mu kindi gihugu, kandi ko umuntu yari umunyamahanga afite amategeko amugenga uko aba mu kindi gihugu. Rero umuntu najya gushyingiranwa cyangwa gushakana cyangwa kubana n'uwo mu kindi gihugu azamenye ko hari ibyo agomba kubahiriza mu rwego rw'amategeko, ntibakabikore nk'aho ari ibintu bisanzwe gusa, ahubwo bajye babikora bazi ko bagomba no kubahiriza amategeko. Ubuyobozi bukaba bwatanze inama ku baturage ko muri uku kwezi kwahariwe irangamimerere babwegera bukabafasha, mu gihe busobanura kandi ko icyakwihuta kurushaho ari uko basezerana n'abo bashakanye kugira ngo byihute kubona ubwenegihugu. Nubwo abaturage baturuka muri Kongo nabo bavuga ko bitaborohera kubona ibyangombwa bisabwa abifuza gushyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko bakura mu gihugu cyabo. Rafiki Kabenga, Flash FM, i Rubavu.